Uraho neza amakuru neza. Hari ibintu wavuze nakunze ariko ntabashije guhita nkurura neza nguzi kubaza. Yego Neza urabikora produit zigasohoka cyane. Gukora isabune urabizi Neza cyane. Urabikora bigasohoka. Nkora isabune yitwa Change. Yeah. Ubwo ni na brand yawe. Yeah. Yagiraga etiquette cyangwa ugiye kuyikorera ubu ngubu? Yayigiraga ariko ndashaka kuyihindura. None tubwire ukuntu ibyo bintu wize hano ugenda byo kwikoresha ko numva ibintu wize ntabwo upfusha ubusa. Tubwire kuri script, tubwire kuri camera, tubwire kuri editing ya Premiere Pro, tubwire kuri script, utubwire kuri Photoshop, none unabijyanishe n'ibyo gukora ibyo ufite produit no kupromote mu buryo bwa motion birashoboka. Kupromote mu buryo bwa brand n'ama etiquette n'amatiketaje na publicité birashoboka na social media. Tubwire ukuntu ibintu wize hano ugiye kukoresha umuntu no mu byago. Izimuzi ni ibihe bihe wakunze ni exercice wakunze igihe wigaga? Exercice gukoresha kamera cyane. Ese wakuye ngo wigishe kamera wavuga n'ibiki kuri kamera? N'abadukurikiranye bazi ko kamera nk'ijambo gusa. Ubundi uyu muntu agiye gufotora ni icyo abatekereza, ni icyo abareba, ni icyo abireba, icyo settinga, mbese dusa nko twigisha kamera. Urumva kamera muri iki gihe abakobwa babyiga turacyari bakeya. Bagerageze batinyuke. Ni byiza. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Uraho neza amakuru neza. Nitwa Ishimwe Marie Grace. Mbere yuko uboneka wicaye hano mu ishuri, mbere wabaga mu biki? Mbere afite business gakora amasabune. Ariko cyagafite n'ubu karacyahari ariko ntabwo ndi gukora neza kubera ko ndacyari umunyeshuri. Wari wize ibiki kera kiga? Nize lettre. Lettre? Yeah. Literature, France n'ikinyarwanda. Amasomo abiri yonyine? Gatatu. Literature, France n'ikinyarwanda. Literature. Literature. Urangije kwiga, nyuma yo kwiga literature n'ibijyana nayo, ntubikoreshe ukahita ukora amasabune kandi ni hano ziswirizi. Bikagaragara ko hano ugarutse kwiga ibintu by'amavocation nyine nabyo bijyanye n'umwuga. Utakoresha ibyo bintu bya mbere? Urumva narabikundaga kugira amahirwe yo kubyiga, ariko bitavuze ko avuye muri business y'ubufatanya ubona ari cyo bizamfasha. Yewe nkunda gukora utuntu twinshi
usibye n'amasabune no kubaza utubati, intebe, ibikoni. Njye nkunda kwiga udushya cyane. ubwo ibintu ngo uzakora ntabwo banabizi. Ubundi uri hehe ubu ngubu tugusangiye? Ubu ngubu nsanze muri IBTC, nagiye kwiga kamera, videography na photoshop. Numva mu mwaka 2026 ngomba kuba mfite nka studio yanjye. Ubundi IBTC ni iki nk'uko batayizi? IBTC ni ishuri ryigisha filmmaking, photography, editing, graphic design, ndetse harimo n'ibindi. Wowe wizemo ibiki? Njye nizemo kamera, niga na video editing muri Premiere Pro. Muri Premiere Pro niga na Photoshop na script. Bikora bite? Bikora iki? Urumva na kamera umuntu ayikoresha ari ku kamera, like amakwe, ibirori, blood shower. Naho video editing umuntu ashobora kuba yakora nk'indirimbo, ibiganiro runaka, amakwe. Naho Photoshop iyo yize gufasha kweditinga amafoto akasohoka ameze neza kimwimerere. Nta bindi bintu bishaka gushamikira kuri ibyo ngibyo ugakora ibirenze ifoto cyangwa ugakora ibirenze? Birahari nk'ibyapa. Mu bisanzwe mwebwe muza kwiga hano mwaje muturutse hehe? Amahirwe yo kuba wenda warabashe kujyaho yaturutse hehe? Byaje bite? Yendirirwa n'umushinga wa Duhamike. Mu by'ukuri Duhamike isanga ifasha abantu, ariko abantu barangije wenda mu byiciro byakwanjirije baragihura nabo ukamenya ibyo bari by'ubu ngubu ibyo barimo gukora. Hari abo twavuganye ubu batangiye gukora. Hari ibintu wavuze nakunze ariko ntabashije guhita nkurura neza. Uzi kubaza? Yego. Neza? Neza. Urabikora produit zigasohoka? Cyane. Gukora isabune urabizi? Neza cyane. Urabikora bigasohoka? Nkora isabune yitwa Change. Yeah. Ubwo ni na brand yawe? Yeah. Yagiraga etiquette cyangwa ugiye kuyikorera ubu ngubu? Yayigiraga ariko ndashaka kuyihindura mutu. None tubwire ukuntu ibyo bintu wize hano ugenda byo kwikoresha ko numva ibintu wize ntabwo upfusha ubusa. Tubwire kuri script, tubwire kuri kamera, tubwire kuri editing ya Premiere Pro, tubwire kuri script, utubwire kuri Photoshop. None unabijyanishe n'ibyo gukora ibyo ufite produit no kupromote mu buryo bwa motion birashoboka. Kupromote mu buryo bw'amabrand n'amaetiquette n'amatiketaje na publicité birashoboka na social media. Tubwire ukuntu ibintu wize hano ugiye kubikoresha umuntu no mu byabo bimuzi ukuntu byatangiye, none utubwire uburyo ugiye kubikoresha mu bintu usanzwe ukora. Urumva ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788543002 bitise ukajya ku rubuga wa eshatu @ibtcfilmschool.com. Mbere natangaga amafaranga yo gukoresha internet, ariko ubu ngubu zanya mbikoresha n'ibizanye nikorera.
ibyapa, hari n'ibindi nteganya gukora ama etikete cyane nzabikorera. urimo wiga hano abantu baho bakwakiriye gute? Abarimu bagufashije gute? Wabaha gute? Ubashatse kuvuga ngo bahe amanota, wabaha amanota ku rwego rungana gute mu buryo bwo kugukurikirana kugira ngo nyine ube umuntu nyamuntu waguye nyine urwego rwo kukuyaringa no kukubaka mu buryo buri psychologique rumeze rute? Abarimu ba hano baragerageza uko bashoboye bakakwigisha, bakagukurikirana, bakaguha imikoro, kandi bagerageza kwigisha mu rurimi rumwe. Ngiye kubaha nk'amanota ku ijana nabaha nka 92. Ubwo 8 ukayakoresha iki? 8 aba ari ayanjye nanjye. None ku kijyanye n'uburyo bw'amapolitike yabo arimo kwaka n'amatelefone, kuza no gukererwa, no gusiba, binabangamiye ibibazo bamusa mufite mwumva mwagombye ko ibyo mudefanda, byagufashije iki mu bijyanye n'ubumenyi bagombaga kwiga? Byaramfashije cyane kuko niyo umuntu afite telefone abarangara cyane, ari muri telefone agiye kwitaba, baramuhamagaye message ikibwira mu deranje cyane. Jewe byafashije kwiga kurushaho. Nibyo byonyine mwahuriranye? Nibyo byonyine wacakiranye nabo abayobozi baho muri IBTC? Usibye ko ngiye naranabikunze kwambura telefone, ko byaramfashije cyane, byatumye nkurikira. Ku bijyanye nabo basubizeyo bakererewe, mbese izo mpamvu zose zambaye amapolitike, mbese ubundi tubira kuri za piliye enye za nkingi biyegamira, nicyo zimara mu by'ukuri muri psychology y'umunyeshuri no mu kubakirwa kwe? Urumva nko gukererwa, iyo ukererewe usanga mwarimu ageze kure, biragorana ko uhita wisanisha n'abandi aho bigeze. Ubwo gusiba nabwo uratakara. Ibi bintu twiga bisaba ngo ubu hari ukurikirana, ukore research, ukore ama exercice cyane, kuko iyo utabikoze ukagenda urize uratashye ukajya aho ngaho, akenshi uhita ubyibagirwa. Bisaba ngo ubyige unakore ama exercice. Ni ibihe bihe wakunze? Ni exercice wakunze igihe wigaga? Exercice gukoresha kamera cyane. Ese umuntu wakugira ngo ugishe kamera wavuga n'ibiki kuri kamera? Nk'abadukurikiranye bazi ko kamera nk'ijambo gusa. Ubundi iyo umuntu agiye gufotora ni icyo abatekereza, ni icyo abareba, ni icyo abireba, icyo settinga, mbese dusa nk'utwigisha kamera. Urumva kamera ni igikoresho kidufasha gufata amashusho, amajwi n'amafoto. Gusetinga kamera harimo gusetinga icyitwa ngo shutter speed, aperture, ISO, white balance na white balance. Bifasha kumanaginga urumuri. Bisa nk'ubidusobanura ku buryo umuntu wenda nawe uzi photography yakumva koko wabyize kandi wanabikora. Mbese iyo ufashe appareil, body iri hariya, lens iri hariya, battery iri hariya, memory card iri hariya, duteze kamera yose yahize utangire unayifungure, nanze urebe no bitewe weather n'ibihe bihari, nawe arimo kwiruka. Mbese udukore ishusho y'ukuntu ubutekereza theoretically, uko ubuteza theoretically nk'umuntu webyize, n'uburyo ugiye kubona ishusho imwe kandi ifoto rimwe ritagira irya kabiri. Muri make mbateranyirize kamera. Kamera igizwe n'ibice bibiri, harimo lens na body. Body ni igice cya kamera, lens ni nk'ijisho. Iba ifite battery
ikarita ijyaho ibyo wafotoye, ikagira aho ucomeka nka mikoro, ekuteri, caji, ikagira n'ikindi bita ngo speedlight ikigufasha ikongera urumuri nk'ahantu wenda nko mu mwijima, igufasha kugira ngo ubone ishusho ryiza rigaragara. none ugiye kumfotora rero, ufashe apareye urayakije, urandeba amategeko y'itatu mbese ugiye kumfotora kandi umfotore nsa nk'uko nzi. Ni icyo ubitekereza nk'umuntu wabyize, kuko urabona ko umuntu ajya gufotora aratinda cyane, afite utuntu agikora nka manipulation y'ikamera. Akora focus, arafokasinga umuntu akamushyira muri frame ni imirongo irimo hagati muri kamera, akaringanizamo akareba headroom, looking room na fit room, abareba then yamara fokasinga neza agafata ifoto. Ubwo se harimo white balance y'ibihe bitari ibyo, akazi iyo foto iri rougeâtre ari nk'umutuku cyangwa ari umuhondo, arabanza akabishyiramo ari ibipimo biba byaragenewe. white balance iza nko kumenya kangahe muri photography. White balance white balance nka fonction iba muri kamera iza nko kumenya kangahe? nko ku mwanya wa kangahe? wa kane. Ubwo nyine tuvuye ko yabikurikira ngiye nko gufotora nk'umuntu. yewe mbere na mbere baje kureba apaca, akurikizaho ISO, nkashyiraho shutter speed, then nkabona gusetinga kureba ishusho bitewe wenda nka muri gitondo cyangwa ku mugoroba, urabona ukuntu haba hasa harimo umuhondo, mbese ni nko kugira temperature y'ifoto. Donc bigamije kugira ngo ifoto ise nk'uko igomba kuba isa. Aha, urakoze kutwigisha gufotora. Noneho ni ibihe bintu uvuga ku ishuri wigamo bijyanye na aho wigira ubona hameze hate? Ese ubona mu buryo bwo kukomfortabiliza, kumva nyine ubona n'ibikoresho ugakora bimeze biti? Urumva ahantu niga nta kibazo gihari cy'ibikoresho. Uriga ukiga teori, bakayikwigisha, wamara kwiga isaha ikurikiyeho ugahita ukora na puratike. Urumva biba byoroshye ko wahita umenya cyane. Ku kintu kijyanye n'ababyeyi n'abana bari muri za vakansi, ni icyo bababwira nk'uko ubutumwa bwo kubakundisha ibintu, ariko natubwire no ku mafaranga. Hari abantu bagenzi bavuze ko bahatanye no kuyakorera n'abazi kuko uri umuyobozi wabo. Amafaranga ubundi muri uno mwuga mwiza ati? Amafaranga araboneka ariko bisaba nyine marketing, bisaba umwanya, ntabwo washyiramo ubunebwe ngo kugerageza nyine ushakisha. Ni ikihe kibazo kindi? Gira n'inama ababyeyi n'abana bahize za segonderi bakeneye wenda kugira n'umwuga batawufite. Ibi bintu ni byiza, njye nabashishikariza cyane cyane ko byiga n'igihe gitoya, ntabwo bari igihe kandi ukahita utanga akazi nawe. Wabyize igihe kingana gute? Amezi 3. Urabizi se? Ndabizi neza. Ushaka kubikora bidagusabye kujya gukora za internship? Yego nabikora.
noneho ni icyo bavuga ku bana b'abakobwa babyiga ya urumva muri iki gihe abakobwa babyiga turacyari bakeya bagerageze batinyuke ni byiza kandi ntekereza ko utakora iyo byiza ukagenda ukabijyanisha mu rugo ni umwuga si umuntu ashobora kwiga ukwezi kumwe agahita ajya no gukorera bigahita binarangira agahita abona amafaranga byakunda ubusanzwe wabyiga uturuka hehe nabyiga nuka ku Ruyenzi hari amakuru waba uzi yuko abantu bashobora kubyiga online baciye muri platform nabyo birakunda kubyigira online birakunda cyane rwose umunyeshuri wawe wari intama yawe wari ubereye umuyobozi wagiye kwiga online hari amakuru yagiye umenya ibyo barabikurikiranye yego bitwaga urabanza hari amakuru aguhaye y'uburyo arimo kubyiga yabwiye ko biri kuza icyo aba akeneye ari ugukora ama exercises menshi ubwo ni icyo kibazo wifuza ko twazakwaza ubutaha ubwiza amahirwe yo kongera kubura natwe nifuza ko wenda bazambariza muri studio yawe muri studio yawe none se ubwo nko ku bantu batasanzwe bazi ikintu cyitwa digitalization urabona muri ubuzima bujyanye na social screen amascreen telefone screen ibintu byose bijyana na digitalization wababwira iki kujyana n'ano masomo wenda unavuga unarangiza unaduha n'ubutumwa bwa nyuma wumva ushaka gutanga social media zikenera design social media zikenera ubwiza bwo kongera ifoto social media zikenera video social media zikenera ese nicyo tubwira kuri bino bintu byigishwa ugereranyije n'ibindi bintu biri analogique nyine bidashobora gutrendinga vuba cyane noneho birimo akazi ku muntu wadukurikiranye ni gute rero byaguhindura ubuzima bitubwire kuko biri na digitale bishobora no kumenyekana ahantu hose umuntu akakora tuzi cyangwa ukamenya ibyawe ni gute ibi bintu ukora bino wize wahita unabizamurira muri systeme digitalize abantu bakayaproduce kandi utavuye ku kamonyi birakunda cyane umuntu ukoresha nkoranyambaga amasosho media cyane birakunda ndashaka ngiye gufungura YouTube channel nkaba nanadirisha urakoze cyane rero ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School
ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime. Nta watekerezaga ko byagera aha ngaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.